gukira indwara cyo guhindura ubuzima mu izina ryawe. Yego. Uwiteka ni wowe Mana yacu. Uwiteka ni wowe Mana yacu. Niwemera ko tuneshwa n'umuntu. Subiramo witonze cyane. Niwemere ko waneshwa n'umuntu. Haleluya, urakoze cyane. Urumva umwami Masa n'umuhanga ntabwo ati twateye mu izina rya twe ntabwo tugaragara, twe ntabwo turi. Ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Yego yego. Ntiwemere kuneshwa n'umuntu. Imana ntizemera, arebera ngo ntiwemere. Imana rero ntiyemera kuneshwa n'umuntu. Kandi abo bantu ni abarozi, ni abagome, ni abagambanyi, ni babandi twakura buri munsi, ni babanzi, ni babandi bose bahagurutse bagusakurije bakuze nyakavuye. Baravuga ngo ntiwemere ko umuntu yaneshwa n'umuntu, ahubwo data sori yakondere mande eleko tutasikaya bofara biniwe da umva uwitazi Mana we, ninde wakubwiye kuzaneshwa wowe? Ninde wakubwiye ko uri umutsinzi? Ugiye kuva hasi ugere hejuru, ugiye kuva mu byoroheje ugere mu bikomeye, ugiye kugera harenga utatekereza. Ninde wakubwiye ko waneshwa n'umuntu? Ninde wakubwiye ko nta mbaraga ufite? Ninde wakubwiye ko watsindwa? Yaba ngo ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Amakuru tukuzaniye kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka agasyonyora agaharatura akajugunya agashwiragiza akanaga kavanaho ukakira ubuzima. Ntiwemere ko waneshwa n'umuntu, wineshwa n'ibitekerezo by'umuntu. Bakiroha yawe bakiroha bana gushaka byiza bakiroha wagira ngo uteye imbere bakiroha. Babandi nyine babandi bameze nk'ishuhe, bameze nk'ishuhe yiroha ku gikunzu. Iyo banavuga ngo ku gikuta ni kunzu, kuko bazi yuko iyo nzu uyiraramo. Kandi uzare bushuhe y'amazi y'amashayi arabanza agasenya fondasiyo kandi zisenya kuturutse mu yego ihungiza icyocyere cyabo we. Yego siriko ramandi ihungiza icyocyere cyabo, ihungiza amagambo, ihungiza induru zabo. Icyocyere cyabo bagabanya icyocyere, Imana iradutwikiriye. Haleluya. Niko azatwama induru z'abanyamahanga. Garukiraho hantu. Yego. Niko azagira nikazatwama induru z'abanyamahanga. Gutwama niki? Ni ugucecekesha umuntu wari wihaye ijambo, arimo kuvuga nabi, arimo kugambana nko mu nama rusange batikana kandi twamukorera ibi nibi kubera ko ibi nibi, hagahaguruka umuyobozi ubishoboye ati ceceka urimo urabeshya, kanaka si uko bimeze, ahubwo ameze gutya. Nicyo bita gukorerwa isoni mu ruhame. Kuwo wihaye gusebya ukandagara kandi ukamwara. Azori ya Romaine for the council. Amavuta akandagira amateka ubuzima bwawe. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabashihuje cyane kandi ndabanezerewe inshuti z'Imana abakunzi umwe bw'abera ministries. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa kabiri aho tugiye kuganira bisanzwe ikiganiro cyiza kimwe tuvuga ngo imbaraga ziboneka mu muntu ndetse zikaboneka mu kwigira kwa buri muntu no gutuza no kwemera. Imana ikumpera umugisha. Ni mu mavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Kandi ni mu mavuta tuvuga ngo ibyagutse kamiye birari. Turabashimira umunsi w'ejo ukuntu mwakurikiye ikiganiro live kandi mukagikurikira mu buryo bwiza tukagubura tukabumva, aho cyane cyane twabahishuriye ko Imana yabajunjitse nk'ibuye.
uyu munsi wa none rero umukozi w'Imana Emmanuel yambwiye ngo arashaka kubanyereka wese mpagaze, reka n'ubundi mpagarare mu mboni nuko nabagezeho imbere. Yabivuze ngo arashaka ko uyu munsi akombaganiriza abari batazi indeshyo yanjye, batari bazi umushumba wabo, amavuta mwakurikiraga mutayazi n'uyu ngewe, nuko muri kundeba nuko meze, ariko muzirikane ko nari mfite 115. Uyu munsi ngeze ku biro murimo mureba, ntenda kuvuga muri imyaka yanjye yo ntajya ntinyanda umugabo 57, nkaba numva mpagaze gutya kandi shimye Imana, numva umutima unezero. Aha amavuta yakandagiye amateka, indwara za karande z'iwacu zabagaho nyinshi cyane, Imana ikazihonyora kugira ngo mbashe kugira buno buzima, kugira ngo nawe tugendane nk'umukozi w'Imana. Imana ibamenyesha mu izina rya Yesu. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, nawe ugatabarwa, nawe ukagubwa neza. Imana iguhe umugisha. Aka kanya keza nagira ngo dusengane Imana, mbaganiriza amagambo numva akora ku mutima wanjye, ayi Imana yanshyizemo, kugira ngo nge nawe tuyaganire kandi ugira ahantu ugeramo kumva no gusobanukirwa rimwe na rimwe Imana irimo ikorana nawe. Hallelujah. Ni ngewe rero Pastor Nabazi Jean Baptiste. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, kitangaza kisungwa n'amahanga kandi mwami twabonye mu gihe gikomeye wakoresheje imbaraga ugaragaza kwera kwawe. Ndasabye kano kanya kugira ngo unyemerere ngewe n'abakurikirana Mbega Ministries, kugira ngo twakire imigisha irenze uko umuntu atekereza, ndetse twakire n'amavuta arenze uko umuntu yamenya, kubw'imbaraga z'umusaraba n'agakiza twahawe, kugira ngo tubashe gutsinda imigambi y'ababisha no kwinjira ahakwiriye bw'amasezerano kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibamere umugisha. Reka ntangire ngo shalom. Mwari muso nkunda gusezera muze shalom, ariko n'ubundi ifume ngo shalom. Ndagushuhuje uri muri Amerika, mu mijyi itandukanye, muri Canada, mu mijyi itandukanye, muri Australia, mu mijyi itandukanye, i Burayi, mu bihugu bitandukanye, mu mijyi itandukanye, Afrika, mu bihugu bitandukanye, mu mijyi itandukanye. Ndashuhuje mwese abantu b'i Kigali, mu turere dutandukanye, twabaye kamwe, Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. Ndabashuhuje. Reka mbwira mu majyepfo mwese uhereye kuri Nyabarongo kugera ku Kagera, Imana ibamere umugisha. Reka nongere nisuhuza iburasirazuba mwese, Imana ibagirire neza. Ab'amajyaruguru, Imana ibagirire neza. N'uburengerazuba bw'amajyepfo n'amajyaruguru, Imana ibagirire neza. Reka mvuge ngo uyu munsi urimo unyumvira ku gitanda urwaye, hari Imana ibasha gukiza umuntu. Wowe unyumva ufite imibabaro n'ibibazo, hari Imana ibasha kukurengera. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Wowe umaze iminsi nta bihumurizo ufite, Imana iraguhumuriza amakuba yawe yose. Shuhuje abagore bari kunda, babwire ngo mubyare. Ibyo ntari bwongereho ivugwa n'umugabo wawe, nawe mubonye bibakundiye musubireho nta mahwa, ariko nababona bitabakundira nabwo n'uburenganzira bwawe. Reka nongere ngusuhuze wowe urwaye kanseri, urwaye impyiko, ufite sida, ufite ibibazo, ufite ingorane, namwe abatumvira muri gereza bijya bibaho ko mutwumva aho uherereye hose. Abasirikare muri za misiyo zitandukanye hirya no hino, aho ubonye pose ugashyiramo karumwe bw'abera ukumva icyitwa umuvumo na karande bigukurikirana, turagushuhuje umupolisi nawe ukurikirana. Abacuruza agataro, abacuruza imyenda, abakozi bo mu rugo, abamotari, abanyonzi, nawe mushomeri urimo wumva wifuza kabando kugira ngo ukurikire umwe bw'abera, turakubashye mu izina rya Yesu. Uri umuntu w'ingirakamaro. Turagushuje wowe wibanye i Burayi wenyine, wowe ufite agahinda, wowe wadivorushije, wowe bataye, wowe bajugunye, wowe uhagaze wenyine nta muntu wabona. Reka tukubwire ngo umuryango w'umwe bw'abera Ministries naho ugera ukaruhuka, ibitekerezo tukabifasha kubihindura, tukakongerera ibitekerezo byo kuganira. Reka tubwire ngo ntabwo uri wenyine, Kristo muracyari. Ngize muheze umwe bw'abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Twe ntabwo tukubwira ko turi idini, ntabwo tukubwira ko dushaka kuva mu idini ryawe. Icyo dushaka ni ukuva mu mitekerereze ivuga ngo Imana ntacyo yakora, Imana ntacyo yampa, Imana ntabwo yangenderera, ese ndinde nduwo kwande, mbega Imana yangirira neza ashingiye kuki? Satani akakubikamo ubwoba,
ugatangira kwishinja mu byaha wagiye ukora. Abo mwasambanye si ikibazo, n'abo mwaryamanye si ikibazo, n'ibyo wakoze si ikibazo. Icyo kirenda kurangizwa nuko umaze kwiyakira ukavuga ngo nanjye mu b'Imana yakunze ndimo. Uko niko umuririmbyi yaririmbye indirimbo y'149 uhere ku gitero cyane, avuga ngo kandukwikunda umwana wayo ni kwinkunda ntakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngambambirwe ku musaraba muboya cungu shayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Haleluya. Undi muririmbyi araririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Urumva ni uburyo umuntu yiyakira. Hari igihe shitani we akwibutsa gukiranirwa kwawe kugira ngo agushyire mu nguni yitwa ngo nanjye ntibinkwiye. Uyu munsi rero ku bumwe bw'Abera Ministries, kuri uyu munsi wa kabiri urimo urangira igihagararo cyane. Tugiye kukubwira ngo iyo nguni yitwa ngo ntibinkwiriye si ibyanjye, ntibindeba, hari aho bireba, hari uwo bireba, hari ababigenewe, njye simbigenewe. Turakubita izo mbaraga mu izina rya Yesu, in the name of Jesus. Ikiganiro mfite uyu munsi ni ikikubwira ngo va muri iyo nguni wari urimo, va muri iyo nguni wari urimo. Satani yaragufasha, aragusunika ntibinkwiye si ibyanjye, ntibindeba, narasambanye, nararoze, nararwanye, umuryango n'unkunda. Agushyira mu nguni yitwa ngo ntibinkwiriye. Uyu munsi turagushyira mu nguni yitwa ngo biragukwiriye, birashoboka, biremera, ibyawe byakire, bigendemo, bihagararemo, bifate. Ibyiza byose byabikiwe wowe. Sohoka muri iyo ngoro. Nicyo kintu nakuzaniye uyu munsi wa none. Imitekerereze, akavuyo ka Satani, no kugira ngo Satani akurwaye, yabishyize mu nguni aragupfundikira, ashyiraho agatemeri n'ingufuri arafunga. Cyo bita mu Kirundi agakemanyarundamo kubitaho. Aravuga ngo ntaho uzagera ukumva si ibyawe. Umugabo mwiza si uwo, umugore mwiza si uw'akazi, asaka yo kugenda si ibyawe. Ujya mu nguni yitwa ngo si ibyanjye, sinabibona nabigeraho gute. Uyu munsi mu bumwe bw'Abera Ministries, mu gukosora iyo mitekerereze, ibyo nabyo ni ibyawe, ugomba kubigeraho in the name of Jesus. Yego. Ninde wakubwiye ko atari ibyawe? Ninde wakubwiye ko bitakureba? Ninde wakubwiye ko uzahora utindaye? Ninde wakubwiye ko uzahora urwaye buri munsi? Ninde wakubwiye ko indwara ari iyawe? Kiza ari intwererano z'abadayimoni. Nawe uri umwana w'Imana. Ibyiza biragukwiriye, ibiri mu gihugu utuyemo biragukwiriye. Amahoro ni ayawe, ubuzima ni ubwawe, icyerekezo ni icyawe, amahirwe ni ayawe, aho ugana ni ahawe, n'icyo wifuza byose ni ibyawe. Kuki wumva bitagukwiriye? Turagusohora muri iyo nguni yitwa ngo ntibindeba, si ibyanjye, ni iby'abariya. Zigushyira mu nguni ngo si ibyanjye, ayibwiwe nawe. Kenyera usubize. Ninde wakubwiye ko atari ibyawe? Ninde wakubwiye ko utabyara abahungu? Ninde wakubwiye ko utabyara abakobwa? Ninde wakubwiye ko utabona akazi? Ninde wakubwiye ko utagira amahirwe? Ninde wakubwiye ko wowe umushomeri w'iteka ryo? Ibyo bintu bikuraho bibwirwa nande? Wabibwiwe nande?
Satani yaragufashe buhoro buhoro agutsindagira mu nguni yitwa ngo si ibyanjye, ni ibyawe, ni ibyawe, ni ibyawe, ni ibyawe. Aya ni amagambo ushaka ko tureba, ni ibyawe, ni ibyawe. Ushaka ko ijambo rigaragara aha ngaha, ni ibyawe, ni ibyawe byose, ntabwo ari byo. Ninde wakubwiye yuko uzapfa utabyaye? Ninde wakubwiye ko uzahora uri utazahozwa amarira? Wabikuye, babivanye kwande. Mu bumwe bw'abera ministries, intego dufite mwiyereka Imana yampaye irima mu myaka 18. Umuhanuzi wabihanuye ari Nyamagabe ariko ntakiriho, baramuzi. Arambwira ngo abandi bazurira indege bagiye gucunga umutekano ku isi, ngo abandi bazagenda bagiye kwiga ubuganga. Irambwira ngo izantuma ngiye gukiza imitima y'abantu n'indwara. Ndaryicarana, amateka ryicaraho, ariko aho bigereye umwana yaravutse nta bamuhagarika. Ninde wakubwiye kuzaguma gutyo? Ayo makuru yavana he usibye umutima? Shitara kosora mandiba, toka shetani katika jina la Yesu. Nani amekueleza hiyo? Nani amekwambia mambo kama hayo? Nani huyo amesema wewe hutazaa? Nani amekwambia wewe hutasomesha watoto wako? Nani? Ninde wakubwiye yuko uzahera aho ngaho uri? Ninde wakubwiye ko dayimoni afite imbaraga ziruta iz'Imana? Ninde wakubwiye ko umunyagasuru ukwiye gusuzugurwa? Ninde wakubwiye ko Imana yakuretse? Si umutima wawe wibeshya n'ibitekerezo biyobye. Ariko mu bumwe bw'abera ministries, who told you that? Ninde wakubeshye? Ninde wakubeshye ko Imana ahagaritse ibitangaza ku buzima bwawe? Ninde wakubeshye ko hatagerwa? Ninde wakubeshye ko uzahora urira? Ninde wakubeshye ko utazabona ubugingo? Ninde? Who? Nani wo? Ninde? Nyabinyoma yavuye he? Wabibwiwe nande? Wabikuye he? Uri uw'igiciro, uri uw'imbaraga, uri umunyabushobozi. Imana iragukunda, ntirobanura ku butoni. Gusa umenye ko urwandiko, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 13:5 haravuze ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose iramwubaha. Mu migani koze Imana arabahanshakira, ariko amagambo ndayazi ngo iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Shalawade kasalama warabora tarakoze siporo ngo n'abari abanzi be bahindura inshuti. Ni mu migani. Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Ninde wakubwiye ko muri Amerika batahajya? Niyo green card yarangira Imana yakwiyaranja niba utayibona igakoresha ubundi buryo. Ninde wakubwiye ko visa zashize muri ambasade? Ninde wakubwiye ko visa zashize muri ambasade? Reka umukozi w'Imana ahadusomera ngo iyi aratubwira igitabo byanditse muri ko n'ubundi imigani 16 umurongo wa 7. Imigani 16 umurongo wa 7 haranditswe ngo, haravuga hati iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, ituma n'abantu be buzura nawe. Ituma n'abanzi be, soma neza, ntabwo ari abantu. Ituma n'abanzi be, ituma n'abanzi be buzura nawe. Kubera ukuntu baduhemukira kubavuga bidutera isoni.
n'abantu tubatinye ituma n'abantu abanzi bahita bavumbura urumva ituma n'abari ababisha n'abataramukundaga n'abari baramuretse ituma bahinduka inshuti ze. Iyi migenzereze ninde wakubwiye yuko utazarongorwa? Ninde wakubwiye? Ubwo urireba ukireba ugasanga utishingiye uko mpagaze, ubuzi ko nanjye ubwo mpagaze gutya yenda genda imariye mfite umugore mfite n'umwana, webaza ko nubwo ndamutse ndi ku isoko naba urunyemera n'imyaka yanjye. None uracyarumuje kuki wireba muri miruwari? Ariko nkubwize kuri mukozi w'Imana muntu turi mu kiganiro gisanzwe. Uzi ko umuntu yireba muri miruwari agatangira kwibona ari mubi. Wese miruwari ni ikubwira ko ari mubi, hari abandi babi kandi banagukunze bese. Ninde wakubwiye ibyo bintu? Ijambo rivuga ngo nta kizabura kigabo cyane. N'ubundi ijambo ravuze ngo nta na rimwe, ni Bibiliya ivuga muri Yesaya ndahazi ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo. Uko niko birivuga, niko ivuga n'isanga ryo bivuze. Mu yandi magambo nta kigorgo ni inyamaswa n'iki, no mu bantu nta mugabo uzabura umugore, nta n'umugore uzabura umugabo. Ninde wakubwiye ko uri mubi? Urareba amaso ngo ufite inkombe, none se zigutwaye iki? Ninde wakubwiye ko udashoboye? Ninde wakubwiye ko Imana yakwihoreye mu kubaho kwawe? Ninde wakubwiye ko Imana yaguteranye ikagusiga? Ninde wavuze ko bidashoboka imbere yawe? Ndifuza kuvugana nawe, ndashaka ubanze uko so. Ninde wakubwiye ko amaguru yawe ari mabi? Wabonye ko ari mabi, mwihorere, hari abandi bazabona ko ari meza. Ninde wavuze ko usa nabi byatuma ujya kwicira uruhu? Si wowe wabyibwiye n'umutima wawe? Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka. Iyi migenzereze y'umuntu Imana yemera. N'abari abantu be buzura nawe, ababisha be buzura nawe, n'abanzi n'abantu nyine ko b'abantu batadushakira ibyiza ngo babandi bategereza ko niyo mpamvu nakoresheje abantu ngo babandi bategereza ko Pawulo ari bupfe. Abo ni abantu ariko babanza bateza ko Pawulo ati Imana nticu rwa kibera, kuko Pawulo n'umwicanyi Imana irabigaragaje ngo akunkumurira mu muriro, ngo bategereza ko apfa. Baraheba arakunkumura nyine. Uzi ukuntu byamenyendeke se? Turi mu kiganiro umunsi, ntabwo ari full gospel, turi mu kiganiro. Nuvuga ngo bamaze kwambuka baze gukirwa cy'imerita, abantu ngo bahambiriye inkwi bahambiramo n'inzoka. Tugira abantu bahambira bagahambiramo n'impiri. Kandi bareze. Abo bantu iyi migenzereze y'udukurikiye inezeza Uwiteka ituma nawo bahambiriye inkwi bagashyiramo n'inzoka. Bahambira inkwi bahambiramo n'inzoka. Umuntu aguha kado irimo n'inzoka, akagusura azanye n'inzoka, akakubwira ibintu azanye n'impiri, akazana amafaranga azanyemo n'ibindi bintu, ngo maze arangije aracana. Acanye umuriro ashyiramo wa muba w'inkwi, umuriro uvumburuka ya nzoka ifata ikiganza. Ibyo baguteza umuriro uzacana niwe ugiye gutwika, akavumbukamo za mpiruka zibona. Ngo arangije yongera arekurira muri wa muriro mu mavuta akandagira amateka. Niho turekurira ibigambo byose badushyizeho, tukarekura uburozi batuzaniye, tukarekura akarande badushyizeho, tukarekura inzozi zatujeho, kubita hasi ibintu byose, tugakunkumurira mu mavuta. Bagategereza ko dupfa bakabiheba, bakavuga ngo wa muntu uko n'umuntu w'Imana. Bagiye gutegereza ko uzapfa babibure, bemere kuri umuntu w'Imana. Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Ikibazo nicyo ngicyo, imigenzereze yawe inejeje Uwiteka nibura. Banange witegere agarimi, uranyumva, unanisikia. Umuriro yacanye niwo wavumbuye impiri, imufashe ku kiganza arekurira hehe? Muri wa muriro yacanye. Amavuta uhagazemo
niyo azica ibikurwanya n'ibiguhagurukira byose. Amafdora kasera lego dry mini we posanse ndumva imbaraga zo guhurutura ibintu byose byari bikuri hejuru, imbaraga zihirika, zirwanya, zivuna, zikubita, zirandura, zisenya, zivanaho ibyo bintu byose. Ninde wakubwiye ko utazagera kure? Ninde wakubwiye ko uzaba mu butayu? Ninde wakubwiye ko utazagira imbaraga zo kubaho mu buzima bwawe? Nani uwo nicyo ushaka kumenya ibyo bintu? Si umutima wibeshye. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 18 ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ngo kandi ufite indwara nk'ibizera gukira. Ngo ninde wamenye ukuri ngo ujye Uwiteka n'igihe urondora, ngo nkawe umuti uhwanye n'uburwayi. Ninde wakubeshye? Umuriro ucana, igicaniro cyitwa Ubumwe bw'Abera Ministries. Aha la kozende fobewa arayi solema. Ndafashijwe n'ababazi. Ndumva ntabwo iyo nza kuba nari mu kiganiro gisanzwe mba mvugije akarumva, ariko reka nyirimite, hari amavuta ukwiye kujyamo. Sohoka muri ibyo bintu bya buri munsi. Ninde wagushyize? Wishyize mu nguni, Satani arahirika, ashyiraho ibyugi, ashyiraho ibigufuri, ashyiraho ibihindizo. Ariko mwibutse ngo muri Yesaya haranditse ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, n'inzugi z'imiringati kuraho poseze mvaneho. Nuca mu mazi ntuzatembana nayo, nuca mu muriro ntuzashya. Dore ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Si ibyago n'asiga. Ninde wakubwiye ko uzapfa utyo? Ninde wakubwiye gufata indwara y'umutima ukayitiya indwara ye Satani? Umuzima n'uwawe, urwaye n'uwa Satani. Ninde wakubwiye ko uzabyarira kurira? Ninde wakubwiye ko abana batasohoka mu biyobyabwenge? Ninde wakubwiye ko uzahora usuzuguritse imitekerereze yawe? Deko sitifoba kubita imbaraga mu izina ryayo, utavanaho. Fana izo gasiya zose. Umwana ukubwira ko utari ibyawe ninde? Imodoka nziza ni yawe, inzu nziza ni yawe, abana b'umugisha ni abawe, amahirwe ni ayawe, gutera imbere ni ibyawe, kubaka urugo ni ibyawe, gushyingira abawe ni ibyawe, kuzagera kure nahawe. Ninde wakubwiye ko usuzuguritse? Aho uvuka si cyo kibazo. Ikibazo niyo mitekerereze ukwiye gukosora n'imyumvire yawe. Ninde wakubwiye ko bidashoboka? Ninde wakubwira ijambo? Njya nkunda umugabo ukura banga Imana ifite piyesi. Ninde wakubwiye ko itabikora? Ni bangahe bakize indwara tureba? Ni bangahe babyaye tureba? Ariko umwanzi yaragupushinze, akoresha abantu muziranye baragupushinga, banakuzi n'abana Satani baragupushinga, bakwereka abandi bantu batabikoze, bagushyira mu nguni y'abantu bananiwe utazi n'icyabananije. Ntukajye ufata urugero ku bananiwe, gifata urugero ku batsinze. Kandi nabo nutababona uvuga ngo jye na Yesu turahagije. Hezara watefo bani, nje na Yesu turahagije. Ibi nzabigeraho. Toza akanwa kawe kwatura ibyiza ku buzima bwawe. Buza akanwa kawe kuvuga iby'ubutsinzwe ku buzima bwawe. Shotuda liwanda ya bora. Toza uwo munwa wawe kuvuga ibintu bizima. Menyereza ubwonko kwatura amahirwe ku buzima bwawe. Kuri buri mbago waragowe ntukiriho nta buzima. Menyereza ubwonko kwakira intsinzi iva ku Mana. Kuko twebwe intsinzi y'abarokore ntabwo tuyibona kuri finale, tunayibona mbere yuko dutsinda. Niko umukozi w'Imana witwa Mashya yabwiye abantu biwe, arababwira ngo duteye mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Ariko Mana ntiwemere kuneshwa n'umuntu. Ijambo reka ndibasomere.
mu izina rya Yesu. Reka nze ndibasomere none. Satani akoresha imitekerereze igira ubwoba, kabiri ikoresha abantu. Ndagira ngo umukozi w'Imana Emmanuel adusomere mu ngoma za kabiri ibice ngira ngo nayimubwira ahita basomera yumva amagambo hari ukuntu ameze. Turafi gusoza tugasema ingoma za kabiri ibice 14 yego umurongo wa 10 haranditswe ngo maze umwami Asa atakambira Uwiteka Imana yati. Maze umwami Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka nta mutabazi utari wowe. aramubwira ngo Uwiteka kuva navuka nakura nabaho nitegereza nareba nta wundi mutabazi n'umwe nigeze mbona atari wowe. Yego. Uvuna abanyantege nke kubakomeye. Uvuna abanyantege nke kubakomeye. Tutekere ijambo kuvuna nicyo twita umuvunyi. Noneho kuvuna ni verbe ibyara izina bwita umuvunyi no kuvuna. Muri make ni ugutabara utagira kirengera. Uw'inkiko zarenganije, uw'abantu barenganije, hahandi baca urubanza bakarurangiza. Burya umuvunyi yemeye kurusubiza hasi. Nicyo bita umuvunyi. Amrisman. Ni verbe kuvuna. Ko mu Kinyarwanda verbe yatangwa n'akanaga. Bango kuvuna. Uvuna umunyantege nke kukomeye. Urukiko rwarenganije, uw'abantu barenganije, buryo urwego rw'umuvunyi rwemeye gutesha agace no gusaba ko urukiko rusubira mu rwarubanza. Nubwo bavuze ngo rwabaye itegeko ntibyemera. So asobanura ngo uvuna abanyantege nke kubakomeye, utagira umwitaho, utagira umurengera. Hadozandika labone fo pezi fora mandika. Ninde yakubwiye ibyo? Imana ikohereje umuvunyi uvuna abanyantege nke. Yego. Kubaho ukomeye. Yego. Udutabare Uwiteka Imana yacu kuko ari wowe twiringiye. Udutabare Mana yacu kuko ntitwiringiye intwaro dufite, ntitwiringiye diplome dufite, ntitwiringiye imiryango dufite, ntitwiringiye amafaranga dufite, ntitwiringiye agaciro dufite, ntitwiringiye ubushobozi dufite. Ni wowe twiringiye wenyine. Yego. Kandi dutuye iki gitero, kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Duteye kino gitero cyo gukira indwara, cyo guhindura ubuzima mu izina ryawe. Yego. Uwiteka ni wowe Mana yacu. Uwiteka ni wowe Mana yacu. Niwemera ko tuneshwa n'umuntu. Subiramo witonze cyane. Niwemere ko waneshwa n'umuntu. Haleluya, urakoze cyane. Urumva umwami Asa n'umuhanga, ntabwo ati twateye mu izina rya, twe ntabwo tugaragara, twe ntabwo turi. Ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Yego. Hezango polade. Ntiwemere kuneshwa n'umuntu. Imana ntizemera. Arebera ngo ntiwemere. Imana rero ntiyemera kuneshwa n'umuntu. Kandi abo bantu ni abarozi, ni abagome, ni abagambanyi. Ni babandi twakura mu buri munsi, ni babanzi, ni babandi bose bahagurutse bavusakurije bakuze yakavuye. Ariko ngo ntiwemere ko umuntu yaneshwa n'umuntu, ahubwo data sori ya kondere mande eleko tutasika ya bofara biniwe da. Umva uwitazi Mana we, ninde wakubwiye kuzaneshwa wowe? Ninde wakubwiye ko uri umutsinzi? Ugiye kuva hasi ugere hejuru, ugiye kuva mu byoroheje ugere mu bikomeye, ugiye kugera harenga utatekereza. Ninde wakubwiye ko waneshwa n'umuntu? Ninde wakubwiye ko nta mbaraga ufite? Ninde wakubwiye ko watsindwa? Yaba ngo ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Amakuru tukuzaniye kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira Amateka, agasyonyora, agaharatura, akajugunya, agashwiragiza, akanaga kavanaho ukakira ubuzima. Ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Wineshwa n'ibitekerezo by'umuntu, wineshwa n'imivugire y'umuntu, wineshwa n'inteko y'abagambanyi, wineshwa n'inteko z'abantu bashakuje. Imana ibyo ntiyabyemera. Kandi iyo utsinzwe Imana ntiyabikunda. Bashinja ko ari Imana itsinzwe, kandi Imana yo ntizigera yemera kuneshwa n'umuntu, kuko niyivuna abanyantege nke kubarusha amaboko bakomeye. Niyo umutabazi wawe nta wundi wagutabara.
ninde wakubwiye ibyo bintu ngo wicare utetemeka mu buzima bwawe? Ninde wakubwiye ibyo bintu ngo umutima uraruha guhagazemo ku manywa n'ijoro? Ninde wavuze ko uzatsindwa? Ninde wakubwiye kuzana? Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka n'uwari abanzi be, pose fora, komera, witinya. Niyivuna ni umuvunyi, ni umutabazi, ni umurengezi, ni umwami. Ninde koko wabikuye guteye nabi? Wabikuye kudashoboye? Wabikuye hehe? Ninde wakubwiye ko ufite ibibazo bimeze bityo? Ninde wakubwiye ko uzapfa gutyo utazagira ubuzima? Ninde wakubwiye amagambo byatuma umutima uhangayika mpaka ukagera ku rwego wumva unaniwe no kwiyakira mu rwego rugeze aho? Niyivuna abanyantege nke ku bakomeye, Imana ikohereje umuvunyi wa bugufi. Ninde wakubwiye? Imana itanze amahirwe. Unyumve ndi umukozi w'Imana. Subira kuri ambasade, subira aho bakwirukanye, subira hahandi bagusezereye, subirayo wakira Ibyabo. Ninde wakubwiye ayo magambo? Yaravuze ngo niyivuna abanyantege nke ku bakomeye. Niyo murengezi wawe utabura guseruka mu byago no mu makuba. Ntabwo ijambo ushize ngo Ibyabo abantu baraza, ariko akamakuba uhagarara wenyine. Ariko Imana yigihagarara nawe mu makuba. Ku magambo aryoshye arongera dusomere dusoze nta mpamvu. Iyo urebye Yesaya 25 ukareba umurongo wa 4, hari amagambo ahanditse. Yesaya 25 cyangwa 25 hareba urahabona. Kwitegereza. Harimo ijambo wabereye ubwugamo cyangwa wa 5 aho turabona. Reka turebere. Nahageze nuko nanze kuhabusoma ariko reka nani mfate ku mavuta mushumba. Reba hafi 24 amagambo arimo aho ngaho. Fata kuri amavuta abereye. Ubwugamo 25 mu kane kuko abakene n'abatindi. Haranditswe ngo abanza babwire bahumve nibaho. Yesaya 25 umurongo wa 4. Naho nyine haranditswe ngo kuko abakene n'abatindi bagiraga ibyago wababereye igihome. Kuko abakene n'abatindi bagiraga ibyago wababereye igihome. Yego. Wababereye igihome, ukababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'Icyocyere. Ukababera ubwugamo bw'umuyaga w'ishuheri n'igicucu cy'Icyocyere. Barakokera, baragusana, baragutugarika, baragusakuriza, bagushoraho amagambo, baraguhirika, barakuvuga, barakumaza, bahagutera icyocyere. Ariko manu ntabwo kumva badutera ibyocyere we. Nibyo ariko yatubereye ubwugamo. Hari ikintu noneho numvishemo. Iyo byazaga ari nk'ishuheri y'umuyaga ye n'icyocyere. Hari akantu kitwa akazu k'ibyatsi wigeze gusobanura. Ariwe akasisira. Mise nkumva numva Uwiteka asa nk'aho atubundikije amoya ye, noneho ibintu byo biraza bikikubita ku Uwiteka. Noneho
iyo umuyaga uje iyo ibyo twebwe mu gihe abandi bari kubona ubushyuhe buhari icyocyere cyaje uwitekamo imbere ashyiramo amafu. Ninde wakubwiye kuri wenyine ngo yatubereye yabereye abatindi n'abakene. Abasabatindi babuze ibiryo n'ababuze amaboko. Yego urumva ngo mu cyokere baratwokera bano bari bakokera ngo mva barakokera nabisa abantu rega nanze kuvuga abanzi nivugira abantu n'abantu nanjye n'abantu ariko baratwokera pe oya baratwokera cyane babikora barakokera baturashaje imyaka ikuje aho usazi imeze nk'icyuheza aho ngaho bakakokera ariko kutagira akazi abandi bana pere bakakokera ukagira ngo yaguhaye nayo kwiyandikisha mu kizami barakubeshye. Yatubereye ubwugamo sando mandika draya pole fo ubwo abanyamwaga batwirohagaho. Hari ijambo tumvise ariko yego ngarukawomva yego abanyamwaga bagira gute abanyamwaga bagira gute iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashashi yirotunguye banze bitondega abanyamwaga bagira gute biroha ntitubatumiye ntitubahamagaye twatangiye imishinga ariko bakiroha. Come on, pastor. Oya turashaka ibintu birebire biroha bakiroha muri aferi bakabigwamo muri aferi babyara utabahamagaye bakiroha gusa twashingira bakiroha twabona business bakiroha twafungura umushinga bakiroha ariko barabari kujema bakiroha bakiroha yawe bakiroha kwaga gushaka byiza bakiroha bagira gutera imbere bakiroha babandi nyine bameze nk'ishuheri yiroha ku gikunzu. Iyo banavuga ngo ku gikuta ni kunzu kuko bazi yuko iyo nzu uyiraramo kandi uzare bushuheri y'amazi y'amashayi arabanza agasenya fondasiyo kandi zisenya iturutse muri fondasiyo ahera kuri fondasiyo. Bene data ejo bundi basenye ko gutese suku witeka here muri fondasiyo umva sariko ubundi kanaka murakora nawe uramuzi ariko ubundi we waretse ko twese twafite amakuru nta makuru ufite bagashaka bakiroha ntitwabahamagaye biroshe ntitwabatumiye biroshe bajya biroha mu mushinga ngo bameze nk'umuyaga n'ishuheri n'icyokere bakatwagisira bagatera icyokere tukabira icyuya ariko Imana ikatubera ubwugamo salamandike dere prayifana raya kozire semandika dora baba batubereye ubwugamo bariroha urarungura bakiroha gashyira sura invitation bakiroha babandi ariko wakotumiza akantu bakiroha bajya mu mushinga bakiroha bameze nk'umuyaga w'ishuheri bafite icyokere bakwagisereye barakaguserera kubera iki ngo niba nta n'umugabo ufite ngo wakwibyariye akana ku ruhande umva kugira ngo byare ku ruhande bakwite ngo babyaye ikinyenda kugira ngo byare ku ruhande uhite ukurura imivumo. Come on. Shariko ngo washuguritse ku ruhande kurinda kufuta byaye ubishakira gahunga gutera ako kahunga ukanyaguzanyo kazanye he y'umugera katerwa n'inda n'umusa semundarya gukora iki cy'umushora muri karangi ngo batwiroshyeho bashingira ku myaka bakatwirohaho bagashingira ku bukene bakatwirohaho bameze nk'amashayi n'ishuheri baza bagiserera bagiye kwataka bagira ngo basenya hano Bagutera amandika sokera baturoha bakwirohaho bariroha tibatumirwa bariroha ndagira ngo komeza umurongo wo hasi ngo kandi nk'uko mu gihugu cyumye uyu munsi iki cyumweru mwitege ibintu biraba umunsi ndakunda ijambo ryaho umurongo wakurikiye yego haravuga ngo nk'uko mu gihugu cyumye uraza kubasa muraho ariko pastor mbabarira ungerere ku nzu nakubwiye akazi agasisira akazi k'ibyatsi ndakavuga tugiye gusoza kadusoreza aho hantu nyine shabadi yakosele manya kwandi gufashwa
haleluya. Haravuga nk'uko mu gihugu cyumye gicucu tukazatwama induru shana. Hari ibintu ugiye kumva mu kanya by'ibibombe. Imana igiye gukuraho induru ariko sinde wakubwiye. Oleke si paramiwa ndele bola wi ninde wakobwi Imana ikukuye haba gutera icyocyere mva ihungize we ihungize icyocyere bavuga wihungize bakurwanya wihungize haleluya icyocyere cyabo ngurapfuye icyocyere ihungize icyocyere ndende mu bwiza komeza wambo yego uyu murongo uravuze ngo narindi gusoma kuko harimo amagambo y'ubwenge namanze buriya hari igihe njya gusoma nk'ikintu nkumva ndi kugenda nuzuzwa kugira ngo ntaza ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu. Itonde mu byumve. Ni ukuvuga ngo igicu gikingiriza izuba. Noneho bwa bushyuhe bwo mu gihugu kubera cya gicu cyakingirije izuba twe ku isi tukabona igicucu abantu bakaruhuka. Icyocyere cy'abanyarwanda arapfuye utinda abaho akararembye atinda abaho akavuga atapfuye ntacyo azajya tuzakigeraho ihungiza icyocyere cyabo we ihungiza icyocyere cyabo ihungiza amagambo ihungiza induru zabo icyocyere cyabo bagabanya icyocyere Imana iradutwikiriye haleluya niko azatwama induru z'abanyamahanga garukireho hantu niko azagira niko azatwama induru z'abanyamahanga. Gutwama ni iki? Ni ugucecekesha umuntu wari wihaye ijambo arimo kuvuga nabi arimo kugambana nko mu nama rusange bati kanaka ntitwamukorera ibi n'ibi kubera ko ibi n'ibi hagahaguruka umuyobozi ubishoboye ati ceceka urimo urabeshya kanaka si uko bimeze ahubwo ameze gutya. Nicyo bita gukorerwa isoni mu ruhame. Kuwo wihaye gusebya ukandagara kandi ukamwara azoriya romene for the council amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ako kanama karimo abantu bakugambanye Imana igiye gutwara icyocyere akayaga k'Imana. Shouting hallelujah. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Urumva nugutwama manwe nugutwama kwangu oya urareshye suko bimeze yavugiye ku mugaragaro bamucecekesheje he ku mugaragaro kandi bagahita bavuga ibi opposite birwanya by'uriya muntu ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaka agacogoza ibyivugo by'abanyamwaka. Umunyamwaga ni umunyeshyari ni umunyamahane ni utakwemera. Imana irabicogoje abanyamwaga bari bakuriho Imana irabicogoje akira amavuta y'Imana akira icyerekezo cy'Imana akira amaherwa y'Imana. Ninde wakubwiye ihungiza awe olala cyele kondene bola ba yo nditanze yeguriye binzanira ibyishimo byinshi namuhaye byanyanduzaga abimurama amahoro yambwiye ko ndu munyabyaha ndihananize raranyiza ibyo ndirimba nibyo mvuga
shima umukizo udasira. Haleluya. Serewandika tribonify. Kandi mu gihe kizaza aho nkurikiye winjire mu mavuta ubundi nagacuranze nakabikoze ndimo nkoresha piano ariko siko bimeze. Ariko umunsi twayibonye keyboard nzayikuririmbira. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.